Okay, bakunzi bangufashe TV mwaho neza amakuru yanyu mumeze neza. Yes, ni ibisanzwe rero muri kumwe na mwarimu wanyu Emmanuel. Uyu munsi rero twaje n'ubundi twagarutse ku isomo rya moto. Ngira ngo muri makeya ngira ngo ubushize ku bantu badukurikire uyu mwa muri kumwe ni teacher cyangwa se mwarimu Emmanuel ubigisha ibinyabiziga umunsi ku munsi. Rero nkuko twababwiye ko tugiye gutangira kubigisha uburyo moto igomba kwigwa mu buryo bwa online kandi no mu buryo buri pratique. Ngira ngo abatangiye kutugana babonye ko ari byiza. Rero wowe utabasha kugera ku kibuga, wowe utabasha kubona umwanya, ngewe ndashaka kugira ngo ujye uza kuri YouTube yacu Ngufashe TV ubundi ukurikira amasomo yacu hano kuri Ngufashe TV. Wowe ubonye ino video bwa mbere nyaruka urebe ku mavideo yabanje, ngira ngo twatangiye isomo rya moto neza kuyirambura neza mu buryo burambuye. Urasangaho indi video ivuga ku byo twari twizeho ubushize. Kugira ngo rero mbanze mbabwire mbere yuko dutangira irindi somo dukomeze ku isomo rya moto, ndabanza kugira ngo mbibutse isomo twize mbere. Ngira ngo twabigishe ko moto igira ibice ibice bya moto uko ari bitanu. Ngira ngo twabigishe tubabwira n'ukuntu ubusobanuro bwabyo ukuntu bimeze. Uyu munsi rero tugiye gukomeza turebe ibindi bintu kugira ngo umuntu agere ku rwego rwo kuba watangira gutwara moto mu buryo bwiza. Rero tugiye kwiga ibintu bigera muri bitanu byadufasha kugira ngo dutangire dutware moto yacu. Ubushize twababwiye ko moto igizwe n'ibice bitanu. Uyu munsi rero tugiye kwiga ku gice kigendanye, tugiye kwiga ku bigendanye n'igice cya kane. Tugiye kureba ku gice cya kane, kugira ngo ku gice cya kane nicyo tugiye kurebaho. Turebe n'igice cya gatanu kimwe nababwiye cyo hano hasi inyuma hano kuri pedale hamuna kanagiye, ndetse n'iki gice cya kane aricyo kiri buze kudufasha kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza uburyo moto yacu tuyimenya neza ku buryo tuzayitwara nta kibazo gihari. Yes, turibuka rero twibukiranye kino gice cya kane. Iki gice cya kane twababwiye cy'amahembe, reka tubanze tukibukiranyeho neza ibyacyo. Ngira ngo twababwiye ko kino gice ni kimwe mu bice by'ingenzi kugira ngo ubashe gutwara moto cyangwa se ubashe gutwara moto. Rero wowe munyeshuri nkurikiye, nagira ngo nkumenyeshe ko kino gice cy'amahembe, ngira ngo twabasobanuriye tubabwira ko ni igice umuyobozi akoresha kugira ngo nimba ashaka gukata iburyo akate ikinyabiziga cye, nimba ashaka gukata ibumoso akate ikinyabiziga cye akoresheje amahembe. Ariko hari ibindi bintu bikubiye kuri moto yacu. Murabona hano hari udutara, utu tuntu uri kubona hano nitwo bita ibinyoteri. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibinyoteri. Hari ikinyoteri cy'ibumoso n'icy'iburyo. Noneho hari utundi tuntu tureba tumeze gutya twa miruwari. Ibi babyita tubyita mu ndimi z'amahanga ni side mirror cyangwa se utureba nyuma. Donc uruvuga ngo moto yacu nababwiye ko idajya isubira inyuma, nta reverse igira, ariko byibura tugufasha kureba ikinyabiziga cyaba kiguturutse inyuma kugira ngo kitakugonga, ukareba aho kiri naho giherereye kugira ngo nawe ubashe kugira ngo kugira urwego ugenderamo. So noneho rero hari utundi tuntu mureba hano mujya mubona abantu batwara moto baba bagenda bafata. Uturere nitwo tugiye kuza kubasobanurira, tubasobanurire ni bimwe mu bice bikorana n'ibindi bice byo hasi. Ni mpamvu kino gice cya kane twababwiye ko kigomba kuba kigendane, gifite ibintu gikorana nacyo n'igice cya gatanu. Mbibutse ko muri bya bice bitanu twabonye bigize moto, igice cya kane gikorana gifitanye ubumwe, gikorana n'igice cya gatanu hano mu maguru. Donc uruvango amaboko, ibyo dukoresha ku maboko hari n'ibyo dukoresha ku maguru bigomba kuba bikorana muri make. Ubaye utabifite urumva ntabwo byakunda. Aka kantu mubona hano akamureba akangaka, murabona ko gasa n'akangaka, ariko kano kuri moto
aka tukita amburiyage. Aka nako dukoresha mu buryo bwa amburiyage kugira ngo noneho vitesse zo hasi zibase kujyamo neza hara hasi. Urumva tugiye gutangira tubigishe ibintu bikorana n'igice cya gatanu kuri 4 5. Duvuga ngo amburiyage akangaka bakita amburiyage. We udukurikiye hano kuri Ngufashe TV, akangaka rero ukuntu gafatwa uba ugomba kugafata neza ku buryo nuwaza akaba yabasha gukurura hano ntibikunde. Icyo gihe wagafashe neza ubasha gushyiramo icyo twita vitesse hano hasi zikajyamo neza. Urumva ko ziri kuvuga kurikira umva. Uvuga ngo rero iyo utagafashe neza ntabwo vitesse zibasha kujyamo neza kandi buri no kwangiza. Ubwo rero no kuvuga ngo amburiyage yacu igomba gufatwa neza. Yamara gufatwa neza ukabona gushyiramo ikirenge munsi ya levier de vitesse. Iyi ngiyi akatukita levier de vitesse, ugashyiramo hasi munsi ikirenge ubundi ukegura vitesse ya mbere ibigiyemo. Reka rero mbere yuko tukomeza aho ngaho reka tubanze tubabwire ko ino moto yacu igira vitesse 5 kandi vitesse 5 uko ari 5 zose zijya hejuru. Uruvuga ngo iyo ushyiramo vitesse uzamura hejuru, gukuramo umanura hasi. Yes. Noneho rero ubwo nagira ngo mbabwire muri makeya kugira ngo ubashe kumenya vitesse uko zijyamo. Vitesse zijyamo hehe? Zijyamo zijya hejuru, ntago zijya hasi. Hasi ni ukuzikuramo, ariko ukabikora ufashe amburiyage kwa kundi twabibonye mu buryo bwiza. Ahangaha rero reka tugaruke kuri uruhande rw'ahangaha. Runo ruhande rw'ahangaha murabona aka kantu nako kameze nka kakandi twabonye mu kanya ka amburiyage, ariko kano ni feri y'imbere. Nuvuga ngo iyi ni feri y'imbere. Bishatse kuvuga ko nimba nafite feri y'imbere ubwo mfite feri y'inyuma, ariyo feri dukoresha ikirenge, ariyo iyi mubona. Murabona ko iki gice tugiye kwiga cya 4 urabona ko gifitenye n'ubumwe ibintu bikorana kimwe n'igice cya 5. Okay, iyi rero ni feri y'imbere, ariko ntago dukunda kwikoresha cyane kereka wenda nko mu gihe mukaye ugatondaje mbibereke impamvu feri y'imbere tuyifata ryari cyangwa se feri y'inyuma tuyikoresha ryari. Uyu munsi rero mukurikire iri somo kuko mukanya tugiye gutangira dutware moto kandi noneho biraza kuba bimeze neza. Bo nitumara kumenya feri, tukamara kumenya uburyo dufata amburiyage, tukamenya uburyo dushyiramo vitesse, ubwo nuvuga ngo moto turatwarangije kwitwara. Wowe ukurikiye Ngufashe TV rero hamwe na mwarimu Emmanuel. Ariko rero twongeye twibukiranye aka kantu mubona kari hano, nta muyobozi wa moto cyangwa se w'ikinyabiziga cya moto ushobora gutwara atambaye aka kantu twita casque. Rero nimba ugiye gutwara moto banza wambare casque, numara kuyambara ubone kujya kuri moto. Nuvuga ngo kamara iki rero n'ubwirinzi bw'umuyobozi wa moto. Nuvuga ngo iyo atakambaye agahura na accident, umutwe wiwe ushobora kugwa kwibuye cyangwa se muri kaburimbo ugasanga urangiritse. Ariko kano iyo ugafite byibura ukagahambira neza ukagafunga neza, byibura umutwe ntago wangirika nkuko wakagombye kwangirika utambaye casque yo kwirinda ibyago. Ibi rero ubwo urumva ngo iyi ni casque irinda umutwe w'umuntu mu gihe akoze accident cyangwa sahuye n'ibyago kugira ngo itagira icyaba. Reka noneho tugaruke rero dutangire turebe. Murabona uburyo moto yacu ihagaze nguku. Bamaze kubona ko igira vitesse 5, bamaze kubona amburiyage, bamaze kubona feri y'imbere, ndetse twamaze no kubona feri y'inyuma ariyo feri y'urugendo. Kandi ino feri y'urugendo idufasha iki? Ni uburyo umuyobozi akoresha kugira ngo ikinyabiziga cyangwa se iyi moto atwaye ibe yagenda gahoro cyangwa se ihagarare. Urumva nuvuga ngo ikora ibintu bibiri. Ubwo niyo mpamvu twita ngo ni feri y'iki y'urugendo. Bo reka rero noneho dutangire rero tubive muzi, turate tunatangira tunatware mu bireba. Ariko mbibutsa ko kino gice aricyo gice cya 3, aricyo cya reservoir. Twabonye ko kino gice gifasha umuyobozi kugira ngo abe aproteje. Nuvuga ngo ni nkuko nko mu modoka ahantu amaguru yawe aba ari kuri za pedale, ariko hano kino ni gifashi
cy'umuyobozi utwaye moto, kuko amavi agomba kuza, aya mavi yanga agomba kuza abumbye hano kuri, nuvuga ngo niyo iki nicyo gifata umuyobozi kugira ngo abe ariho neza kuri moto neza. So reka rero turebe uburyo imoto yacu ihagaze. Murabona ukuntu ihagaze, ushobora kuyishyira ku kuguru kwayo kuri uruhande rwanga, kuri uruhande rwa nguko, cyangwa se ukayishyira ku ruhande ko igira amaguru abiri. Noneho rero twebwe turavuze tuti tuje gutwara moto yacu. Iyo ugiye gufata moto yawe ntago uyinyura hano uze ngo uyinyure mu ruhande rw'iburyo, ntago byemewe. Ibi byo kuza gutya ukaza ukagira gutya nk'ubu igucitse n'ahandi wahagenda ukagwa gutya ariko ntuyitangiye. Donc hano nta mbaraga ufite na stamina ufite, ariko hano ahangaho birashoboka. Ubwo n'ubwo iyo ugiye gufata moto yawe uba ugomba kuyinyura mu ruhande rw'ibumoso, nibwo uba uri protege neza. Icyo gihe rero icyo ukora ni iki? Iyo tugiye kurira moto urabanza ugafata ya feri y'imbere, kubera bitewe nuko ugiye kwikura ku maguru yayo, tugiye kwikura ku maguru yayo, amaguru yarayifashe, kandi nuza kwifata nawe udafashe feri y'imbere urumva ubwo yahita ikumanukana. Ariko rero niyo mpamvu dufata feri y'imbere tukagira gutya tukakurira tukayikura kuri ya maguru yayo dufite ya feri y'imbere, kuko tutari twafata feri y'inyuma, niyo mpamvu twifashisha feri y'imbere. Ariko ubu ngubu noneho nshaka nayirekura, kuko ubu ngubu moto yanjye nyifatishije feri y'inyuma, nashyize ikirenge, kugira ngo murabireba, ikirenge nakimanuye hasi, dore ngiye ubu hano feri ndayifite, nshaka nasunika naho yajya. Mwabonye wowe ukurikiye ngo ufashe TV rero, donc mwabonye ko nza gufata moto nafashe feri y'imbere, ndangije gufata feri y'imbere moto yanjye nyikura ku maguru yayo, ndangije gufata feri y'inyuma nibwo naje kurekura ya feri y'imbere. Okay, rero ubu namaze kwicara kuri moto yanjye, ndabanza nyitunganye ndebe neza inyuma, abandi inyuma niba nta kinyabiziga gihari cyangwa se nta bandi bantu bahari. Ubwo nta kindi ndaba ntegereje kugira ngo dutangire watsi. Twabwiye ko ino moto yacu igira vitesi 5. Hari n'izindi moto zitandukanye zaba mujya mubona, hari zigira vitesi 4, ariko cyane cyane inyinshi ziba zifite vitesi 5. Reka rero turebe, urabona kano kaguru kanjye ahantu kari hasi, ariko gaproteje moto. Kandi ikindi cya kabiri, ino vi ryanjye rigomba kuba rije rikabumba neza ino reservoir. Reka rero tujye kwatsa moto yacu. Nitujya kwatsa moto, aka kaguru mubona gafashe feri niko kari bwatse moto. Urumva byagenda bite nkawe udukurikiye hano kuri Ngufashe TV? Urumva wafata feri ukanatsa moto kandi bigakunda, ubwo rero wakora iki? Icyo gihe rero ni handi dufata ya feri imbere, twarangiza tukafata ya kiki yacu, kakantu ko kwatsa hano karahari ngaka hano, kakantu ko kwatsa ukakegura kaba kari mu gashemo hano, urakegura ukagira gutya, none warangiza ukarambikaho cya kirenge cyawe, kugira ngo mwabibonye kino kirenge ukakirambikaho, ubundi ukatsa. Tugiye kwatsa murebe, nakije mfite feri imbere, moto yarangije kwaka. Ikimara kwaka ndahita mfata ya feri y'inyuma kugira ngo mbashe gufata umuriro neza. Muri kubyumva? Okay, aha rero urumva ko moto yacu twamaze kuyatsa. Kano kantu nababwiye karamburiyaje, agakoresho kagufasha kugira ngo dushyiremo vitesi neza, dushyiramo neza kandi tugafata tukavuga tuyegereza hano, kuko ngiye gushyiramo vitesi, kandi vitesi zikaba zigiranwamo n'aka kaguru kahanga. Aka kaguru ubu tuvugana gafashe moto, ariko ninjya gushyiramo vitesi ndagakura hasi njye gushyiramo vitesi, byagenda bite noneho? Kandi ntago wahagarara gutya ngo bikore gutya, oya ntago bibaho. Icyo gihe rero ndafata ya feri y'imbere, kuko kano kaguru kagiye gusimbura kano kajye hasi, rikamara kujya hasi aka kazamuke, noneho mfate ya amburiyaje yanjye nitekiramo ya vitesi. Urumvise? Ubu vitesi namaze kwishyiramo kandi nabwiye ko tujya hejuru. Ndangiza nagaruka ka kaguru kanjye, nagaruka kuri feri,
nindangiza tugiye guhaguruka rero ko tumaze gushyiramo vitesi ya mbere. Mu guhaguruka ntabwo urekura amburiyaje gusa direkite ngo wabonye oya ntabwo ari nkawe ugitangira kwiga tukubwira yuko ugomba kurekura amburiyaje gake gakeya moto wabonye ko yahagurutse aha rero ugatangira kubaza uwo mutima afite gahunda tumaze kubereka dushyiremo vitesi ya mbere uhaguruke, ariko ndasabye umbereke uburyo ugomba guhagarara kuri moto. Hari abantu bahagarara amaguru yose akajya hasi gutya, oya ntabwo babyemewe. Ugomba guhagarara ufashe feri, ufata feri aka kaguru niko kaza direct kagahita gagashyira hasi, ugahagarara hasi kugira ngo ukoroteje moto. Reka tubibereke rero uburyo uhagarara. Reka tubanze uhaguruke gakeya, hagarara amburiyaje feri. Wabonye ukuntu muze magarara? Ok, twongere. Hagarara, fata amburiyaje na feri. Ubwo n'uvango iyo tugiye guhagarara ufata amburiyaje na feri. Ese ni ukubera iki dufata amburiyaje tugafata na feri? Kubera iki tutabanza feri tudafata amburiyaje? Impamvu iyo udafashe amburiyaje mbere y'uko ufata feri, moto ihita izima. Reka tubibereke gatoya. Abyumvise ubwo rubango ibintu nkoze niki? Ndavuze ngo hagarara, ndangije mfata feri gusa ariko nafashe amburiyaje. Rero amburiyaje mwumvise umumaro wayo. Vango iyo udafashe amburiyaje icyo gihe moto ihagarara nabi, irazima, kandi wenda tuvuge nimba ari umugenzi ugiye gutwara, ntabwo wahora ugera ku mugenzi moto yazimye uhora watsa ntabwo izo mbaraga wazibona. Ugomba guhagarara byibura moto yaka, ukavugana n'umugenzi wawe, mwamara kuvugana noneho ukabona kuba wagira gute wagenda. Reka twongere rero tubibasubiriremo mu bireba, subiriramo amasomo kugira ngo mubyumve neza. Hari abantu batabyumvishije. Ubushize twabigishije ibice bya moto ko ari bitanu. Uyu munsi mw'ibyo bice bitanu twabonye ko hari igice cya kane n'icya gatanu bikorana. Twagira ngo rero tubaciremo muri makeya kugira ngo mubifate. So twagiye rero ejo muri nimba imyitozo muzayitsinde, kandi mukore subscribe, mukore like kuri channel yacu Yangufashe TV. Okay, urabanza ukambara kasike. Warangiza nabwiye ko iyo ugiye gufata moto yawe ntago uca iburyo, uca ibumoso. Warangiza ukayegura, ukayikura ku maguru yayo. Wamara kwegura kandi urumva nagiye mfashe feri imbere, warangiza ukatsa moto yawe. Moto imaze kwaka nta kintu kiba gisigaye uretse gushyiramo ya vitesi. Ufata amburiyaje yose ukayiheza, ugashyiramo vitesi ya mbere, ukazamura cya kirenge kigafata kuri feri, noneho ukarekura amburiyaje gake gake ukana feri. Moto yawe reka duhagarare, fata amburiyaje ufate na feri uhagarare. Aha, mubonye ukuntu rero tubigenza. Ok, reka rero mbereke rero bereke kino gice twabwiye ko ari igice cy'umugenzi. Iki gice rwa kino gice cya kabiri tukigabanyamo kabiri. Umuyobozi yicara hano, umugenzi akicara hano. Iki ni icy'imizigo. Amusango n'umugenzi azumva yicara ahangaha. Reka rero dutware umugenzi, murebe ahantu yicara. Aho neza. Vanga umugenzi mwabonye ahantu yicaye, ntabwo yicaye hano inyuma ko nayo imizigo. Uramutse ufite umuzigo, urumva nawo watwaraho ukamutwara. Iyi ni moto ya Jesa, ariko hari izindi moto zitagira aho bashyira umuzigo, bagira aho gutwara abantu. Reka rero tugutware, umeze neza, wicaye neza. Fata hano ahangaha kugira ngo utaza kugwa, zamura amaguru handi,
Ah. Kandagira hano. Nahangaha. Twagiye. Dushyiramo plate turago. Agenda game ushumba, game. Okay. Sugezeyo. Sawa. Yes, ni kuri Ngufashe rero TV. Twari twaje kubigisha rino somo, tuzakomeza tubigisha n'andi masomo yandi atandukanye, ngira ngo kuri channel yacu mukunda kuhabonaho imodoka, uburyo twigisha imodoka, uburyo twigisha abantu imyitozo ngororamubiri, byose turabikora. Ariko ni igiki ugomba kuba umariye abantu? Vango tugomba gutunganya amasomo kugira ngo muyagirireho akamaro. Twabwiye ko ni channel nziza, ni channel izagifasha abantu batajya babona umwanya wo kuza mu masomo, ariko tubashishikariza kugira ngo munaze mugere ku kibuga. Nimero zacu zirahari kuri description, muzaze rero tubahe ubumenyi noneho burambuye. Turashimira abantu rero bari kutwandikira, muduhe comment, subscribe, ubundi mudusure aho dukorera ku kibuga, ku kibanza cya Kagame haruguru gatoya niho dukorera. Ubwo rero hageze waduhamagara ukaza tukagufasha, tukakwigisha ubumenyi butandukanye. N'amategeko y'umuhanda turabibigisha, urumva nta kintu na kimwe mugomba kutuburana. Okay, rero nta kindi kintu tugamije uretse kubagezaho ibintu byabafasha. Kurikira rero Ngufashe TV na mwarimu wanyu Emmanuel. Ciao ciao. Tuzongera ubutaha muri video ikurikiye. Bye bye.